Imbuga nkoranyambaga z'abastari bakomeye hano mu Rwanda, abanyamakuru nka Anita Pendo, abazwi kuri social media nka Clapton Kibonke ndetse n'abandi batandukanye, ubwo ntitwakibagirwa Tijal Kabendera ndetse n'abandi benshi ku ma profile yabo ya Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakoresha bagiye bagaragazaho video y'indirimbo, by'umwihariko bagaruka mu ndirimbo izo twakita throwback cyangwa se indirimbo za kera za Tom Cruise ndetse n'ubuhanga yari asanganwe cyangwa se yari afite mu muziki kuva na kera kugeza n'aka kanya kwino saa tuvugana, bigaragaza ubushobozi afite mu ruhando rwa muzika no mu Rwanda ndetse n'uruhare rwe mu guteza imbere umuziki nyarwanda. Ibi rero babigarutseho nyuma ya saga yari irimo ivugwa, yari imaze iminsi rwose nyuma yaho uwitwa Ngabo Roben atangaje amagambo akomeye, umunyamakuru ukora kuri kimwe mu bitangazamakuru byano mu Rwanda, akaba umunyamakuru wa siporo, bivuga ko rwose bitameze neza we hagati ye n'uyu muhanzi Tom Cruise. Tom Cruise wundi we ni umuganga ukomeye cyane hano mu gihugu, ariko akaba n'umuhanzi ukomeye cyane ko ari umwe mu babitangiye mu minsi cyase mu bihe bya kera, guhera za 2008 2007 gutyo. Witwa rero Ngabo Roben rwose yagize gutya avugira kuri mikro yuko uwitwa Tom Cruise yashimagijwe cyane hano mu Rwanda birenga ibikenewe. Yavuze ati rwose Tom Cruise usibye kuba yarashimagijwe cyane rwose agafatwa nk'umuhanzi w'umuhanga, ariko ntagazi kuririmba, nta mpano yo kuririmba afite, atusibye kuba ari umuntu ufite ikinyabupfura kandi w'umuhanga w'umuganga afite doctora, atari ku bundi bijyanye no kuririmba byo si ibintu bye. Abantu benshi rero bahise baza barabreminga, bavuga babwira uwitwa Roben Ngabo, ariko mu by'ukuri ntago bamumentioninze. Gusa abantu bakomeye mu muziki muri myidagaduro no mu Rwanda, tuvuge nka David Bayingana umunyamakuru wa sport ndetse na Alex Muyoboke, umwe mu bantu bakomeye cyane no mujyanama w'abahanzi, akaba rwose ari manager w'abahanzi benshi bagiye batandukanye bakomeye mu gihugu. Batangaje ibintu bikomeye cyane. Witwa Alex Muyoboke we ku by'umwihariko yavuze ko Tom Cruise ari umwe mu bantu bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda, ndetse binagaragaza ubuhanga bwe mu bigendanye no gukora umuziki, ari na mpamvu bavuga ko rwose afite itafari rinini ku muziki w'u Rwanda. Ndetse yagaragaje collabo yakoranye n'abahanzi bakomeye cyane mpuzamahanga, barimo Kingston, barimo witwa Generosi, harimo witwa Radio na Wizo ndetse n'uwitwa Big Fizzo n'abandi bagiye batandukanye. Abo bose n'abagiye bakorana na nuno muhanzi Tom Cruise, bivuga ko rwose ari umwe mu bahanzi b'abahanga no mu gihugu cy'u Rwanda. Usibyo gusa uwitwa David Bayingana nawe yaje yunga muri rya Alex Muyoboke, ariko ntabwo bamentioningaga kuri Ngabo Roben, ahubwo bo bivugiraga ibigwi bye gusa. Witwa rero David Bayingana we yihutiye kuvuga ati biratangaje cyane kubona umuntu wahuje imyuga ibiri ikomeye isaba ubuhanga n'ubwitange n'ubwitonzi budasanzwe, ari byo kuba umuhanzi akaba n'umuganga icyarimwe. Ubwo rero byari bitameze neza cyane kwitwa Roben, bivuga ko rwose yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko rwose witwa Tom Cruise yashimagirijwe birenze ikigera ariho cy'ubuhanga bwe mu muziki. Ariko se nawe ku giti cyawe ubona Tom Cruise nta mpano yo kuririmba afite? Tekereza mu myaka ya kera, uretse ubu ngubu yenda adakora cyane mu muziki bigendanye n'inshingano nyinshi afite, ariko byose agerageza kubikomatanya. Ariko mu myaka yatambutse, gerageza usubire inyuma urebe indirimbo za Tom Cruise, zitega amatwi wumve ko nta bahanga burimo, wumve niba koko wemeranya na David Bayingana na Alex Muyoboke cyangwa wemeranya na Ngabo Roben. Ibi ni ibiki rero biba bije, ariko reka tubitega amaso tumeza tumenya aho bizaherera. Ese Roben azisubira cyangwa azagira uburyo bigorora cyangwa arabikomeza uko yabitangiye ntacyo ahinduyeho? Karero tuve ku witwa The Band, tuve ku witwa David Bayingana, tuve ku witwa Alex Muyoboke ndetse na Tom Cruise, tutibagiwe na Roben Ngabo. Abo ni bamwe bantu bari bagize inkuru natangira mu myidagaduro no munsi. Nitwa Kim, ni Trend Nova TV. Kora subscribe nyabo na do like na comment, ubundi bikomereze.
ikaboneyeho kubwira ko bya bitaramo biterwa inkunga n'ikitwa East Africa Promoters Present MTN Iwacu Muzika Festival. Byogiye byagarutse kabisa. Kuri ubu ngubu kuri ino nshuro abahanzi bamaze kumenyekana bagomba kuzarimba muri bino bitaramo. Tudatinze rero abahanzi bagomba kuzarimba muri ibi bitaramo, abahanzi bakuru ubushize nuziko abahanzi mukuru muri bitaramo by'umwaka washize nyine yari Bruce Melody. Kuri ubu ngubu rero abahanzi mukuru muri mwaka wa 2025 mu bitaramo rwose bizazenguruka mu turere ngiye kukubwira n'amatariki ngiye kukubwira n'ibiciro ngiye kukubwira. Naho abandi ni King James na Riderman nibo bahanzi bakuru, hanyuma abandi bahanzi bazatabira bino bitaramo harimo Alien Ways nawe mukobwa rukumbi uzaba ari muri no timu y'abahanzi bazarimba muri bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival no mwaka 2025 bizazenguruka igihugu. Alien Ways, Juno Kizgenza, Kevin Kade, Neri Ngabo ndetse na Kivumbi King n'abahanzi rero bazagaragara muri ibi bitaramo. Hanyuma i Musanze ni tariki 5 z'ukwa karindwi cyangwa se z'ukwa karindwi 2025. Hanyuma Nyagatare tariki 19 z'ukwa karindwi 2025. Ubundi Gicumbi ni 12 z'ukwa karindwi. Ngoma naho ni 23 z'ukwa karindwi. Hanyuma mu kwa munani ku itariki 9 ni Rusizi. Hanyuma i Rubavu niho bizasoreza tariki ya 16 z'ukwa munani. Nta site ya Kigali irimo, hose ni mu ntara. Urumva ko rwose abantu bameze neza. Za Nyagatare muri ready kwakira abana ba star kabisa, mukareba abastar banyu live. Shaka ibaza ngo bisaba iki kugira ngo umuntu yitabire bino bitaramo? Ni nk'ubuntu. Navuga ngo ahasanzwe hose n'ubuntu rwose nkuko nabivuze, cyase muregira nyine ni free for free, no kurebera ubuntu. Hanyuma muri VIP hamwe rwose uba uri wiyubashye hiyubashye ni note 3,000 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo bigendanye na promotion zo muri MTN abushize bari bavugaga yo kugura pack ya 2 n'ibindi byetandukanye. Byose muzagenda bimenyeshwa mu minsi uko izagendiza. Reka tuve muri East Africa Promoters Present n'ibya MTN Iwacu Muzika Festival twinjire kwa Fireman. Fireman ni umwe bahanzi maraperi bakomeye cyane, ndetse yagiye ahura n'ibihe bigiye bitandukanye bimugoye, birimo no kwisanga nyine mu bigare no biki byose. Ntago turi bugaruke ku mateka ye, ahubwo igihari ubu ngubu nuko rwose bivuga ko ari kufa bigendanye n'insingano afite zimusaba amafaranga, zimusaba nyine guhora yiteguye. Yamaze gufatanya umuziki n'ibigendanye no kuranga ibibanza kubigura n'ababigurisha, ibyo bizwi nk'ubukomisiyoneri. Yitwa rero Fireman. Kuri ubu ngubu rero ibi ngibi ari kubikorera ibintu byo kuranga ibibanza no kubabigura n'ababigurisha, ari kubikorera mu murenge wa Ririma hariya rwose mu Bugesera. Niho ari kubikorera, ni hari kubarizwa muri business ye nshya twavuga yinjiyemo aka kanya. Hanyuma uwitwa Fiona Kirenga, uyu nguyu ni umukobwa hano mu Rwanda. Ntekereza ko iyo tumuvuze buri wese atangira kumira amazi. N'umukobwa w'ikimero yitwa Yellow the Queen rwose yaje rwose gutangariza ibitangazamakuru yuko u Rwanda cyangwa se kuba umunyarwanda ari ikintu cya mbere, aricyo kintu cya mbere kiba gikenewe kuko byamufashije byinshi. Yavuze ko ibihugu by'amahanga yagiye agendamo, aho yagendaga avuga ko ari umunyarwandakazi, abenshi batangiraga kumwubaha, kumwitaho, kumufasha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo abona hano kuvuga ati rwose ntewe ishema no kuba ndi umunyarwanda. Burya kuba uri umunyarwanda ntako bisa. Bishimagije rwose ibyo byose nta undi nta kindi babikesha nyine ni imiyoborere myiza n'imibanire myiza hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Ariko hagati aho ngaho twahoze tuvuga King James mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival agana n'itangazamakuru aboneye kubwira abanyamakuru ko ari guteganya kwiziza imyaka 20 amaze mu muziki. Ushobora kwibaza ngo umuntu umaze imyaka 20 mu muziki yaratangiye kubikora nk'umwuga akaba atararongora, ariko akaba aherutse gutangaza ko igihe cyo gushaka umugore kuri we kitaragera. Uwitwa King James akomeje gutungurana cyane muri no minsi, cyane ko rwose agiye kujya avugwa bitewe n'ibitaramo agiye kuzengurukamo bya Iwacu Muzika Festival. Ariko byongeye kandi rwose yabihamirije igihe yuko ari kwitegura igitaramo, ari kwitegura gukora igitaramo kinini cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda. Ibitaramo bitatu
gatatu The Ben ibyo agiye gukorera i Burayi, ibitaramo bikomeye cyane, ibitaramo azahura na bamwe ba star bakomeye barimo Timaya, witwa Raven, witwa Young John Munyagabo, witwa Yalevis ndetse na Mr Pilato. Nyuma rero ibingibi rwose bikaba bizabera muri One Love Africa Music Festival. Niko bino bitaramo bizaba byitwa. Nyuma bizabera hitwa Philomena Arena ndetse na Gothenburg, yes, muri Sweden. Gothenburg niho hari no nyubako nyine ya Philomena mu gihugu cya Sweden, tariki ya 15 na tariki ya 16 2025. The Ben kandi erukaga ibitaramo nyine kwitabira ibitaramo nk'ibi